Yes, of course, reka nizere ko umeze neza, ndakwifuriza ko ibyo uri gukora byose bigenda neza gatanu kuri gatanu. Hanyuma kandi niba utameze neza, ndatangira ngo humuriza ngo bwira ngo uyu munsi niba uri kureba hirya hino ukabona nta gisubizo kibazo ubona ufite uri guhura nabyo, ndagira ngo ngo buriya igihe kimwe Imana izagutungura kandi uzishima. Ngira ngo murimo muragenda mubona iyi video kuri screen zanyu. Byibuze ndakwinginze iyi video uyirebe ugeze nko ku munota wa 7 cyangwa wa 8. Nibinagushobokera uyisoze. Abantu batekereza bitandukanye, abantu bavuga bitandukanye, abantu babona bitandukanye, sibyo? Iyi video uyirebe uyisoze, hanyuma uze kumbwira icyo uri bubonemo. Iyi ni imwe muri couple iri gukomeza kugenda itrendinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Benshi yabashimishije, abandi bayicumuriraho, abandi bavuga byinshi, abandi babasobanura uko batari, abandi bigira abacamanza bukuri nyamara bitagakwiye. Ntago byari bikwiye ngereka mvuge gutya, kubera ko uyu munsi ngewe ubushobozi mfite ntabwo ari bwo ufite, sibyo? Ububasha ufite bwo kwikinira runaka ntabwo ari bwo ngewe mfite. Rero wimbona ndi gukora ibintu byanjye nurangiza ngo unjudginge, unyiblemingire, uncira urubanza. Nge ndi gukora ibintu byanjye nkanjye, nawe uri gukora ibintu byawe nkawe. Ngira ngo mu by'ukuri iyi ni imwe muri video ikomeje kugenda itrendinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ese wakwibaza ngo no kubera iki iri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye? Ngira ngo muri kubibona ko bari mu murenge, sibyo? Muri kubibona iki ngiki ni igikorwa gikora umugabo kigasiba undi. Ngira ngo murabizi neza ko hari n'abastari hano mu Rwanda dufite bari fame, bafite amazina akomeye hano muri showbiz ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, babana batarasezeranye, sibyo? Niyo mpamvu rero mbabwira ngo gukora igikorwa nk'iki ngiki cyo kuvuga ngo reka tujye gusezerana byemewe n'amategeko bibasha bakeya, kubera ko hari abo byananiye, sibyo? Munkundire tugaruke ku magambo amwe namwe agiye atandukanye. Abantu benshi bagiye bakomeza kugenda bagaruka nyine kuri no couple buryo ki nyine ngo imyambarire, ngo buryo ngo umugabo nyine ngo yari yambaye, ngo buryo ngo yarateye intambwe nyine ameze nk'umuntu ushaka kwiruka, abandi bati yazanye ibyunzwe, abandi bati uwakenyeje umugore we hehwape, ati yamuhemukiye, ati yamukenyeje nabi, ati gutya na gutya, nyine bavuga ibintu byinshi, sibyo? Ariko abandi bakagira bati Imana izabubakire, Imana izabahe kurambana, izabaho urugo rwiza kandi rugengwa n'Imana, sibyo? Ati kandi izabahe urubyaro, ati kandi izabarinde ubukene. Ariko bamwe bakarangwa n'amagambo yo gusebanya, bati rwose ngo reba nk'iyi shati, ngo uyu mugabo ngo yari yaje gusezerana yambaye. Ariko utekereza ko wa muntu waje ugaragiwe n'abantu bamerekeje yambaye amakote nabo bayambaye, n'uyu muntu waje ugurya nyine nyine gutyo umubona, utekereza ko bose batitwa ko baje gusezerana imbere y'amategeko? Kubera icy'abantu mana yanjye sinzi. Ngewe iyi video nyizanye hano kugira ngo mu by'ukuri tugerageze kuba urugero rwiza, sibyo? Niba ngewe ubushobozi bwanjye mfite bunyemerera kwambara kamambiri, ubwo ufite wewe bukaba bukwemerera kwambara inkweto ifunze, none se uranshinze iki? Koko ngewe iyi nge byambabaje. Wenda ngira ngo muraza no kunkundira tugende tunyuza amaso mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye. Nk'uyu nguyu yitwa Valence yagize ati umuntu bibabaje nkanjye ninde, sibyo? Uyu nguyu we yagize ati nawahenze undi, gusa mbifurije urugo rwiza, yabahuje izanabubakire mu izina rya Yesu. Erega mwivuga ngo yabahuje izanabubakire kubera ko already bamaze guhura, n'urugero rwiza yuko bagiye gusezerana bakabana byemewe n'amategeko, nta kukoraza
za koco mariage oya rwose. Uyu nguyu yagize ati ariko mana uzabahe kurambana kandi uzabahindurire ubuzima kuko ntaho utakura umuntu. Uyu nguyu yagize ati umuntu wakenyeje uyu mugore wagira ngo ni kumwe bavuga ngo bamukenyeje rushorera. Uri kumva nk'aya magambo kuru arimo imvugo itari nziza. Uyu nguyu yitwa Prince yagize ati murasa neza imbere y'amaso y'abatagira ubwibone, Imana izabahe urugo rwiza kandi izabajye imbere. Prince, Imana iguhe umugisha, utanze igitekerezo cyiza cyane. Hanyuma uyu nguyu yitwa Umulisa yagize ati birambabaje n'ukuri, basi iyo nza kubamenya nyuma. Ndabona ubutumwa ngo iyo nza kubamenya nyuma nkiyambikira uyu mubyeyi neza. Subwo ni yaragiye kuvuga ngo iyo aza kubimenya mbere. Ubwo yaravuze ngo iyo nza kuba inyuma y'uno mubyeyi nari kumwambika neza. Kumwe nyine baba bicaye inyuma mu murenge baje gusezerana, hari ababa bicaye imbere, hari ababa bicaye inyuma. Nyine we yavuze ngo iyo aza kuba yari yicaye inyuma y'uyu mubyeyi yari kuza kumwambika neza akamukenyeza neza. Urakoze cyane Umulisa, Imana kumugisha. Uyu nguyu yitwa ndabona yitwa Foibi yagize ati Imana yo mu ijuru izabahe kurambana kandi ibahindurire ubuzima bwite. Uyu nguyu yagize ati ibi ngibi ntibisekeje na gato kuko aho kugira ngo abantu babane nk'indaya, ibi ngibi ndabyemera kandi ubukwe si ibintu birenze ngo urinde ujya mu mamodeli n'ibiki byose. Ati ubukwe ntabwo ari intambara. Ati niba nta bushobozi ufite ugomba gukora ibihwanye n'ubushobozi bwawe. Urakoze cyane nawe, Imana iguhe umugisha. Uyu nguyu yitwa Amandu yagize ati ubu se bagiye kuvanga iki? Muri kunyumvira ibitekerezo biri negative. Uyu nguyu yagize ati ese ko mbona mwitangaza ubu mwese iwanyu barasirimutse mwagiye mureka koko. Uyu nguyu yagize ati batuze mu ijuru rito w'Amana we. Uyu nguyu yagize ati nyamara bakoze ibyabo mwabantu mwe nimureke kubaseka. Kubera ko bakoze ibihwanye n'ubushobozi bwabo. Uyu nguyu yagize ati umutipe congratulation rata, hari abo byananiye bafite n'inote. Imwe nahoze mvuga, hari n'abantu byananiye bafite n'amafaranga. Uyu nguyu yagize ati igitangaje bene nk'aba barinda bapfa bagikundanye, ariko abayimoho ndabona ubutumwa yabufatanije mu nyihanganire. Uyu nguyu yagize ati abangaba nibo barambana pe. Uyu nguyu yagize ati ari kwitegereza imyumbati yanitse. Urumva ibitekerezo biri negative. Uyu nguyu yagize ati nukuri nge ndumva agahinda kanyishe pe, ndabona nta gisekeje hano ariko kumwenyuraho basati mujye mugerageza museke. Uyu nguyu yagize ati nta kundi gusa Imana izabahe kurambana, ibahe n'urubyaro mu rugo rugendwa kandi Imana izabarindire ubuzima. Uyu nguyu yagize ati nge mba nsetswa ndabona ubutumwa nawe yabufatanije. Uyu nguyu yagize ati Mana yanjye abantu muri babi pe, ese koko ndabona ubutumwa nawe yabufatanije mu nyihangane. Uyu nguyu yagize ati aba nibo bakoze ibishimwa n'Imana. Uyu nguyu yagize ati aba bantu bangira ngo ni njyewe wagiye mu murenge muri 2013 ariko nshimiye Imana.